Amahoro y'Imana bavandimwe, na Alphonsine yankurije ubasuhuza, ni ka kanya kacu keza ko gusoma ijambo ry'Imana, turacyakomeza gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'iyimuka Misiri, tugeze ku mutwe wa 21, uyu munsi rero turasoma, duhere ku mutwe wa 21, tugeze ku mutwe wa 23, ni uguhera ku ipaje y'120 kugera ku ipaje y'124 muri Bibiliya Ntagatifu. Amategeko yerekeye abagaragu b'Abahebureyi. Dore amategeko uzabasobanurira. Nugura umucakara w'Umuhebureyi, azagukorera imyaka 6, mu wa 7 azigendere yigenge, atagize icyo yishyura. Niba yaraje iwawe ari wenyine, azigendera wenyine, niba yari afite umugore, uwo mugore bazajyana. Naho niba ari shebuja wamuhaye umugore, bakabyarana abahungu cyangwa abakobwa, umugore n'abana be bazaba ba shebuja, naho we yigendere wenyine. Niba umucakara avuze ati nkunze databuja n'umugore wanjye n'abana banjye sinshaka kugira ubwigenge, ubwo ngubwo shebuja azabimurahiza imbere y'Imana, nuko amujyana imbere y'umuryango cyangwa ku nkomanizo zawo, hanyuma shebuja azatoboze ugutwi kwe uruhindu, maze amukorere gicakara burundu. Igihe umuntu azaba yaraguze umukobwa we ngo abe umuja, ntabwo azigendera nk'abacakara b'abagabo. Nadashimisha shebuja wari waramwigeneye, shebuja ashobora kumugurisha. Nyamara ntazashobora kumugurisha ku munyamahanga, kuko byaba ari ukumuhemukira. Niba yaramugeneye umuhungu we, azamugenzereza nk'uko bagenzereza abakobwa bashyingirwa. Niba yishakiye undi mugore, ntacyo azagerura ku byo yahaga uwa mbere, ari ibiryo, ari imyambaro, ari n'ibihe byo kuryamana. Niba kandi atamugiriye ibyo ngibyo uko ari 3, umuja azashobora kwigendera nta nshungu, atagize icyo yishyura. Ibyaha bihanishwa urupfu. Umuntu wese uzakubita undi akamwica, nawe bazamwice. Ariko niba atari yamwubikiye, maze Imana ikamugusha gitumo mu maboko ye, nzakwereka ahantu azashobora guhungira. Naho umuntu nahigira mugenzi we, akamwica amwubikiye, uzamuhubuze ndetse no ku rutambiro rwanjye kugira ngo bamwice. Umuntu uzakubita se cyangwa nyina agomba kwicwa. Nihagira ushimuta umuntu akamutwara kugira ngo amucuruze, uwo nguwo agomba kwicwa, yaba amaze kumugurisha cyangwa bamumugobotoye mu maboko. Uzatuka se cyangwa nyina agomba kwicwa. Gukubita no gukomeretsa undi. Abantu nibarwana, maze umwe agatera undi ibuye cyangwa akamukubita ikofe, ariko ntamwice, ahubwo akamukomeretsa ku buryo agomba kuryama, uwamukubise azababarirwa icyaha, niba nyiri gukomereka ageze aha akabasha kubyuka no gusohoka, kabone n'aho yaba agendera ku kibando. Gusa uwamukubise azamuriha iminsi yose yamaze atikorera, kandi agomba kumuvuza kugeza igihe akiriye. Umuntu nakubita inkoni umugaragu we cyangwa umuja we, maze bagapfira mu maboko ye, bazahorerwa, ariko niba babayeho umunsi umwe cyangwa 2, ntibazahorerwa, kuko bari basanzwe ari abo yiguriye ku mari ye. Abantu nibarwana, maze bagahutaza umugore utwite, ariko umwana akavuka nta ngorane zindi, bazatanga indishyi y'akababaro isabwe n'umugabo w'uwo mugore, bayitange bakurikije ibyemejwe n'ababakiranura. Naho rero uwo mugore niba bimugendekeye nabi, ubugingo buzishyurwa ubugingo, ijisho ryishyurwa ijisho, iryinyo ryishyurwa iryinyo, ikiganza cyishyurwa ikiganza, ikirenge cyishyurwa ikirenge, ubushye bwishyurwa ubushye, ubukoboke bwishyurwa ubukoboke, uruguma rwishyurwa uruguma. Umuntu nakubita umugaragu we cyangwa umuja we akamumena ijisho, azabegurira ubwigenge, bube indishyi y'ijisho ryabo. Nakubita umugaragu we cyangwa umuja we akamukura iryinyo, nabwo azabegurira ubwigenge,
bube indishyi y'iryinyo ryabo. Inka nitera ihembe umugabo cyangwa umugore bagapfa, iyo nka izicishwa amabuye kandi ntibazarye inyama zayo, nyamara nyirayo azaba ari umwere. Ariko niba inka yari isanzwe yica, maze nyirayo aho abimenyeye ntajya ayigendaho, maze ikica umugabo cyangwa umugore, ikabahwanya, izicishwa amabuye kandi nyirayo nawe azicwe. Niba nyirayo bamuciye gutanga incungu y'amagara ye, agomba gutanga ibyo bazamuca byose. Inka niyica umuhungu cyangwa umukobwa, nyirayo bazamugenzereza ibihuje n'iryo tegeko. Inka niyica umucakara cyangwa umuja, bazishyura shebuja amasikeli 30 y'ifeza, hanyuma iyo nka yicishwa amabuye. Umuntu nasiga iriba rirangaye cyangwa agafukura iriba ntaripfundikire, hanyuma inka cyangwa indogobe ikarigwamo, nyir'iriba azatanga indishyi. Azariha nyir'itungo igiciro cya feza gihwanye n'iryo tungo, maze we asigarane ibyapfa ryaryo. Inka y'umuntu nitera ihembe inka y'undi ikayihwanya, ba nyirazo bazagurisha inka isigaye ari nzima, bigabanye ikiguzi cyabyo, bagabane kandi n'inka yapfuye. Niba byari bizwi ko iyo nka yari isanzwe yica, maze nyirayo ntayigendeho, azatanga indishyi, inka yishyurwa indi, we asigarane ya nka yapfuye. Kwiba amatungo. Umuntu niyiba inka cyangwa intama, maze akayibaga cyangwa akayigurisha, azariha inka 5 zihwanye n'iyo nka, n'intama 4 zihwanye n'iyo ntama. Umujura nafatirwa mu cyuho nijoro, bakamukubita agapfa, ntawe uzabazwa amaraso ye, nyamara niba afashwe yiba ku manywa y'ihangu, bazabazwa amaraso ye. Uwo mujura agomba kuriha ibyo yibye, niba ari ntacyo atunze, azagurishwa ubwe kugira ngo arihe ibyo yibye. Itungo azaba yibye, ari inka, ari indogobe cyangwa intama, narifatanwa rikiri rizima, azaririha inshuro 2. Kwangiza iby'abandi. Umuntu nareka amatungo ye akajya kona imyaka cyangwa imizabibu y'undi, ntayakuremo, azariha ibyangijwe, atanga ibivuye mu murima we uruta iyindi cyangwa ibivuye mu muzabibu we uruta iyindi afite. Umuntu nacana umuriro ukagurumana, ugakwira mu bihuru by'amahwa, maze ugatwika imirara y'ingano cyangwa ingano zihagaze mu murima, uzaba yacanye iyo nkongi azatanga indishyi y'ibyo yangije. Umuntu nabitsa undi imari ye, yaba ifeza cyangwa ibindi bintu, maze bikibirwa mu nzu y'ubibitse, umujura nafatwa azabiriha inshuro 2. Niba umujura atabonetse, nyir'ukubitswa azajya kurahirira imbere y'Imana, kugira ngo rubanda bamenye ko atari we wibye ibintu bya mugenzi we. Impaka zose zerekeye inka, indogobe, intama cyangwa umwambaro byibwe, cyangwa se ikintu cyose cyazimiye ku buryo bavuga ngo ni naka wabigize, ababurana bombi bazajyana urubanza rwabo imbere y'Imana. Uw'Imana izaba yerekanye ko atsinzwe, azariha mugenzi we inshuro 2. Umuntu naragiza mugenzi w'inka, intama cyangwa irindi tungo, iryo tungo rigapfa cyangwa rikavunika cyangwa se rikanyagwa ntawabibonye, uwo muturanyi azarahirira imbere y'Uhoraho ko atibye itungo ry'undi. Nyir'itungo azabyemere kubera iyo ndahiro, maze undi ye gutanga indishyi. Ariko itungo niryibirwa iwe, azaririha nyiraryo. Niba itungo ryaratanyaguwe n'inyamaswa, azagaragaza icyemezo cyabyo, maze ye kuzariha itungo ryatanyaguwe. Umuntu natira undi tungo, hanyuma rikavunika cyangwa rigapfa, nyiraryo atahibereye, azagomba kuririha. Niba ibyo bibaye nyirabyo ahibereye, nyir'ukuritira ntagomba kuririha. Niba itungo ryakodeshejwe, nyir'ukurikodesha azatange gusa igiciro cy'ubukode. Umuntu nagusha mu bishuko umukobwa utarasabwa, maze akaryamana nawe, azagomba gutanga inkwano kugira ngo abe umugore we. Niba se yanze kumumushyingira, uwo mugabo azishyura ifeza zihwanye n'inkwano,
basanzwe baka ku bakobwa. Andi mategeko yerekeye kudahemukira Imana no kutarenganya abatishoboye. Umuntu wese ufashwe asambana n'inyamaswa agomba kwicwa. Uzatura ibitambo izindi mana uretse Uhoraho wenyine azavumirwe kurimbuka. Ntuzanyunyuze imitsi y'umusuhuke cyangwa ngo umukandamize, kuko namwe mwabaye abasuhuke mu gihugu cya Misiri. Ntimuzagirire nabi umupfakazi cyangwa imfubyi. Numugirira nabi akantakira, nzumva amaganya ye, maze uburakari bwanjye bugurumane, mbamarire ku nkota, abagore banyu bapfakare, n'abana banyu babe imfubyi. Niba ugurije amafeza umuntu wo mu muryango wanjye, cyane cyane umutindi muturanye, ntuzamugenzereze nk'abaharanira gukira vuba, ntuzamushakeho urwunguko. Niba igishura cya mugenzi wawe ugitwayeho ingwate, uzakimusubize mbere y'uko izuba rirenga, kuko ari cyo kiringiti cye rukumbi n'umwambaro yifubika. None se yaryama mu ki? Nantakambira nzamwumva, kuko njyeweho ndi umunyampuhwe. Ntuzatuke Imana, kandi ntuzatuke umuntu wese ufite ubutegetsi mu gihugu. Uzaze kuntura bidatinze ibingenewe ku musaruro wawe n'umutobe w'imizabibu yawe. Uzanture imfura mu bahungu bawe. Uzabigenza utyo no ku buriza bw'inka yawe n'ubw'intama yawe. Izagumane na nyina iminsi 7, ku wa 8 uyinture. Muzambere abantu b'intungane. Ntimuzarye itungo ryatanyaguriwe n'igikoko mu gasozi, muzarijugunyire imbwa. Kubaha abanyantege nke. Ntugakwize impuha. Ntuzafashe umugiranabi uhamya ibinyoma ngo umubere. Ntuzakurikire inzira ya ba nyamwinshi ngo ukore nabi, kandi ntuzabe umugabo mu rubanza ngo ubogamire kuri ba nyamwinshi banyuranya n'itegeko. Mu rubanza ntuzagire uwo ubera, nubwo yaba umukene. Nuhura n'inka y'umwanzi wawe cyangwa indogobe ye ibungera, ugomba kuyimugarurira. Nubona indogobe y'umuntu kwanga urunuka yagwanye umuzigo wayo, uzirinde kuyitererana, uzayifashe kubyuka. Ntuzayibagize uburenganzira bw'umukene mu rubanza rwe. Uzitaze urubanza rw'amahugu. Ntuzice umuntu utacumuye n'intungane, kuko umugiranabi wese ntamwita umwere. Ntuzemere guhabwa ruswa, kuko ruswa ihuma amaso y'ababona ukuri, maze igatsindisha intungane mu rubanza. Ntuzakandamize umusuhuke, namwe muzi neza imibereho y'umusuhuke, kuko mwabaye abasuhuke mu gihugu cya Misiri. Umwaka w'isabato n'umunsi w'isabato. Mu myaka 6 yose uzabiba imbuto mu mirima yawe, usarure ibyezemo. Ariko mu mwaka wa 7 uzateme ibyezemo, ubirekere mu murima, kugira ngo abakene bo mu gihugu cyawe abe ari bo babirya. Ibyo bashigaje biribwe n'inyamaswa zo mu gasozi. Imizabibu yawe n'imizeti yawe, nabyo uzabigenzereza utyo. Mu minsi 6 uzakora imirimo wifuza, ariko ku munsi wa 7 uzareke gukora, kugira ngo inka yawe n'indogobe yawe bibone nabyo ku kiruhuko, n'umuhungu w'umuja wawe cyangwa umusuhuke nabo bahumeke. Iminsi mikuru itegetswe muri Isiraheli. Muzitondere ibyo nababwiye byose. Ntimuziyambaze izina ry'imana z'inyamahanga. Ntihazagire n'uwumva muzivuga. Uzankorera umunsi mukuru 3 mu mwaka. Mbere na mbere, uzubahiriza iminsi mikuru y'imigati idasembuye. Mu minsi 7 uzarya imigati idasembuye nk'uko nabitegetse, uzabigire mu gihe cyagenwe, mu kwezi kw'amahundo, kuko muri uko kwezi nyine aribwo wasohotse mu Misiri. Kandi ntihazagire uhinguka amara masa imbere y'uruhanga rwanjye. Ubundi uzatunganya umunsi mukuru w'isarura, ari wo w'umuganura w'imirimo yawe, w'ibyo uzaba warateye mu mirima. Hanyuma uzatunganya umunsi mukuru w'ihunika, mu ndunduro y'umwaka, igihe usarura mu mirima imyaka wejeje. 3 mu mwaka,
ab'igitsina gabo bose bazahinguke imbere ya Nyagasani Uhoraho. Ntuzanture igitambo cy'amaraso giherekejwe n'umugati usembuye, kandi ntuzabike ikinure cy'itungo untuye ngo kigeze mu gitondo. Uzazane mu ngoro y'Uhoraho Imana yawe umuganura w'imbuto zeze mbere mu murima wawe. Ntuzateke umwana w'ihene mu mahenehene ya nyina. Imana itanga amasezerano n'amabwiriza mbere y'uko Abayisiraheli bakomeza urugendo. Dore nohereje umumarayika imbere yawe kugira ngo akurinde mu rugendo, maze azakwinjize mu gihugu naguteguriye. Witonde kandi wumve ijwi ryanjye. Ntuzamubere intumva, kuko atakwihanganira igicumuro cyawe ubwo ambereye mu cyimbo. Naho niwumva ijwi rye ugakurikiza ibyo mvuze, nzaba umwanzi w'abanzi bawe n'umubisha w'ababisha bawe. Umumarayika wanjye azakugenda imbere, maze azakugeze mu gihugu cy'Abahemori, n'Abaheti, n'Abaperezi, n'Abakanahani, n'Abahivi, n'Abayebuzi, abo nkazabatsemba. Ntuzapfukama imbere y'imana zabo kandi ntuzaziyoboke, ntuzagenza uko bagenza, ahubwo uzasenye amashusho yazo kandi uhirike amabuye ashinze yazeguriwe. Nimuyoboke Uhoraho Imana yanyu, ubwo azaha umugisha umugati wawe n'amazi yawe, kandi nzakurinda indwara. Mu gihugu cyawe nta mugore uzakuramo inda cyangwa uzaba ingumba. Nzaguha kuramba iminsi myinshi. Mu gihugu cyose uzahingukamo, nzakangaranya abaho, mbacemo igikuba, nuko abanzi bawe bose bazagutera umugongo baguhunga. Nzohereza imbere yawe amavubi, yirukane kure yawe Abahivi, Abakanahani n'Abaheti, ndetse utaragera iwabo. Nyamara sinzabirukana imbere yawe mu mwaka umwe, hato igihugu kidahinduka ikibira, maze inyamaswa z'ishyamba zikakigwiramo. Nzabirukana buhoro buhoro, kugeza ubwo wororoka, maze ugashobora kwigarurira igihugu cyose. Nzagukebera igihugu guhera ku nyanja y'urufunzo kugeza ku nyanja y'Abafilisiti, no guhera ku butayu kugeza ku ruzi. Nimara kukwegurira abaturage b'icyo gihugu maze ukabanesha, uramenye ntuzagirana amasezerano nabo cyangwa n'imana zabo. Ntibazongere gutura mu gihugu cyawe, hato batazabatera kunshumuraho, kuko wazayoboka imana zabo, maze bikaba byakubera umutego. Nimwakire ijambo ry'Imana.